ibintu byo byihariye umugabo akorera umugore akunda gusa, aba yamukunda we wenyine. Niba umugabo wawe agukorera ibintu bine ngiye kukubwira bikurikira, ntugashidikanye aragukunda by'ukuri pe. Iyi ni Tele Montagne Rwanda ukurikirana. Ntaragira ikindi nongeraho, uyu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro waba wari ubizi. Ikiganiro cyari kigufi kitarambiranye. Ikiganiro ukurikira kuri Tele Montagne ni ibisanzwe. Burya umugabo ugukunda, umusore ugukunda, cyangwa se nawe musore mugabo se, ibi niba ubikora ugukunda uwo mukundana bya nyabyo koko, hamwe uvuga ko ari ibya nyabyo. Uretse ko niba unifuza ko wakunda uwo mukundana bya nyabyo, mukorere ibi bintu bine ngiye kukubwira. Ni bine. Rimwe cyangwa se icya mbere, nakuvuguruza ujye wemera, cyangwa se umugabo ukunda umugore we bya nyabyo iyo amuvuguruje mu gihe biri ngombwa aremera ntatsimbarara. Umugabo ukunda umugore we bizira uburyarya, ahorana ubushake bwo guhindura imyumvire ye ku kintu kimwe na kimwe iyo umugore we abimusabye, niyo yaba ari umugabo utavugirwamo cyangwa se ufunga umutwe bingana iki. Niko mujya mubivuga ngo umugabo ufunga umutwe. Gusa iyo yakunze cyangwa se iyo akunda umugore we imbere y'umugore we akunda koko bya nyabyo, byose birahinduka. Umugabo ukunda umugore we bya nyabyo, cyangwa se wifuza kumukunda urwanyarwo, akora icyo kintu ntabwo atsimbarara, ndetse aha agaciro igitekerezo cy'umugore we. Icyo ni ikintu cya kabiri. Umugabo ukunda umugore we cyangwa se ukunda uwo bakundana neza bya nyabyo, aha agaciro igitekerezo cy'umugore. Sindubaka ariko uko byagenda kose birikora. Umugabo ukunda umugore by'ukuri, igitekerezo umugore we amuhaye agiha agaciro. Ubundi muri kamere y'umugabo akora ibintu uko abyumva, ariko iyo akunda umugore we atamuryajya, hamwe batamuryajya, ntabwo ajya akora ibintu cyangwa se ikintu na kimwe atamugishije inama. Njye mba mbihera inama mwigaramiye, narababwiye. Icyo musabwa ni ukumanuka munsi y'iyi video mukakanda ahantu hatukura handitse ijambo subscribe, nako uyu munsi habaye umukara handitse ijambo subscribe, ubundi ukajya wibonera ibiganiro cyangwa se utu tuntu nk'utu utanduranyije na gato, ukajya utubona bikoroheye. Igihe cya gatatu mubwira uyu munsi, umugabo ugukunda bya nyabyo arakurwanirira. Umugabo iteka arwanirira ikintu aha agaciro, ibyo ni ihame ntakuka. Ararwana bimwe bibaho, ndetse niyo yaba ari mu magara make cyangwa se ni wa wundi twita uw'umunyantege nkeya. Niba umugabo akurwanira rero aragukunda cyane wa mugore we. Umugabo ntashobora kurwanira ikintu na kimwe yatitayeho, ibyo uzahora ubizi. Ubwo nyine namwe murabyumva, ushobora gutandukira ntabikora uko nguko, sinzi ubwo se yaba ari umugabo ra, simbizi, urubanza ni urwanyu. Gusa umugabo arwanira ikintu ahereza agaciro, nako urubanza ararubakiye. Umugabo ukunda umugore bya nyabyo akamukunda wenyine, cyangwa se akaba amukunda wenyine, amukorera buri kimwe, cyangwa se aba yamukorera buri kimwe. Nivuga buri kimwe nyumva neza, ni umugabo ugukorera buri kimwe kugira ngo wishime, cyangwa se kugira ngo ushimishe. Ndabizi mu kanya mutaza kongeraho no kuba yagukubita ngo ni buri kimwe navuze. Oya, ni ukugukora buri kimwe ngo wishime. Nta hantu namwe uzasanga urukundo nyarwo ruburamo kwitangirana. Niyo mpamvu umugabo ugukunda cyangwa se ukunda umugore we aho bishoboka hose aramurwanirira, ndetse aba yumva yamukorera buri kimwe. Samuel Mugisha rero ni njye wakuganiraga uyu munsi, ndetse uyu munsi wakunze ibiganiro bya Tele Montagne Rwanda, by'umwihariko ikiganiro waba wari ubizi. Kuri YouTube reba ahagana munsi y'iyi video uhita ukanda ahantu hasa n'umukara handitse ijambo subscribe, ubundi tujye tubana mu biganiro byose ubudasiba. Ibiganiro byacu byose uzajya ubibona ku kanya buri uko tubishyizeho. Turabakunda, naho ubutaha. Iyi ni Tele Montagne Rwanda.